inshuti zacu mudukurikiye kuri The Pop Live TV ndetse na Makida 24 tubanje kubasuhuza cyane amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi rero ntimuze kubutera commentaire mute umunsi w'ingofero ahubwo kubera ikirere. Ikirere kirakonje kirasaba umuntu kwambara akikwiza cyane mu gice cyo ku mutwe. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku masezerano u Rwanda rwasinyanye n'umushinga utegamiye kuri leta cyangwa se umuryango utegamiye kuri leta witwa Give Directly. Aya masezerano ni amasezerano nk'uko ari mu mahame y'uyu muryango utegamiye kuri leta kurwanya ubukene mu baturage. Iyi Give Directly abantu bo mu Rwanda muyifiteho amakuru, hari nabo yagezeho mu cyiciro cyayo cya mbere. Reka rero tudatinze dutangire n'ikiganiro cyacu. Ndi kumwe na Dieudonné, mumaze kumumenyera. Dieudonné, hari ikaze mu kiganiro kandi koze cyane. Aya masezerano u Rwanda rwasinye hagati y'uyu muryango utegamiye kuri leta witwa Give Directly program, urayabona uti ni amasezerano y'imyaka 5. Amasezerano y'imyaka 5 muri iki cyiciro cya NST2 ngira ngo ni imyaka 5 nyine n'ubundi. Ni amasezerano y'imyaka 5. Ubwo biba bisa nkaho winjiye mu bijyanye na politike, bisa nkaho ari manda y'imyaka 5 n'ubundi. Yewe NST1 NST2. Wango rero aya masezerano nayo kuzamura ubukungu, kurwanya ubukene mu baturage, ari byo nyine byo kuzamura ubukungu, aho umuturage azajya ahabwa amafaranga uwo mwanya nta handi anyuze. Ni Directly nyine. Yego. Ntabwo rero ubwa mbere bibaye mu Rwanda kuko byarabaye muri 2016 ngira ngo, aho ingo 147 yego mu turere 17 tw'u Rwanda twari twahawe agera muri miliyari 36 z'amafaranga y'amanyarwanda. Uturere 17 mu cyiciro cya mbere cya Give Directly. Yego. Mu turere 17 twagezweho n'iyi gahunda mu turere 30. Yego. Bahabwa agera kuri miliyari 66 z'amafaranga y'u Rwanda. Zihabwa ingo 147. Yego. Urumva? Noneho urumva yuko iki cyiciro kigiye kuza, ubwo barakomereza aho bari bageze. Barakomereza aho bari bageze barwanya ubukene. Urumva? Urumva ni nayo makuru nakubwiraho mfiteho. Urakoze cyane. Uvuze neza ko iyi Give Directly uyu muryango umaze kumenyekana mu Rwanda. Yego. Uyu muryango biragaragara ko mu cyiciro cyo cya mbere mu masezerano bari basinyanye n'u Rwanda, yari amasezerano yashyizwe mu bikorwa biciye mu turere tw'igihugu, aho hatoranijwe uturere 17 tuzatangiriramo cyangwa se twatangiriyemo iyi gahunda ku ikubitiro ry'ibikorwa byo kurwanya ubukene bifashijwemo na Give Directly. Ku ikubitiro hari hatoranijwe uturere 17. Yego. Utwo turere ngira ngo n'akangoma kari karimo. Ngoma yari irimo. Kuko abaturage bahantu hitwa za Rukumberi aya mafaranga barayahawe. Yego. Utu turere 17 hatoranyijwe ingo zigera ku bihumbi 147 bigomba kuzagerwaho n'iyi gahunda, kandi byagezweho n'iyi gahunda. Uko byari biteganijwe niko byakozwe. Aya mafaranga izi ngo 147 byari byaratoranijwe byarayahawe. N'utu turere 17 iyi gahunda yadukorewemo. Baza kubona iyi bije yatanzwe mu turere twose yahwanye na miliyari 63 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamaze kubona ko ibi bintu hari aho byakuye abaturage naho byabagejeje. Uyu munsi hari amasezerano yamaze gusinywa
na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe. yasinyanye n'ubuyobozi bukuru bw'uyu muryango utegamiye kuri leta witwa Give Direct. Mwaya masezerano mashyashya rero y'imyaka 5 yasinywe, haravuga ko hateganyijwe bije ingana na miliyari 218 z'amafaranga y'u Rwanda agiye gutangwa mu baturage mu rwego rwo kuzamura ubukene. Murakoze kumusora mu rwego rwo kurwanya ubukene mu baturage bo mu Rwanda. Bavuga ko iyi gahunda izanyuzwa mu turere dutandukanye ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo aya mafaranga abashe kugera ku baturage. Ntabwo izanyuzwa mu turere, izakorerwa mu turere. Yego, ku Rwanda. Iyo uvuze ngo izanyuzwa mu turere, ubwo ni ugufata ya mafaranga ukayahereza mu turere. Yego, ari byo. Izakorerwa mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Iyi Give Direct bavuga ko iyi target y'imyaka 5 bihaye y'amasezerano hagiye gukusanywa miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndagira ngo tuganire ku mikoreshereze y'aya mafaranga. Mu cyiciro cyabanje byagaragaye ko ngo abaturage amafaranga bayakoresheje muri gahunda yo kwiteza imbere, bamwe bajya mu bucuruzi, abandi bayakoresha mu buhinzi, abandi bayakoresheje mu bworozi, harimo n'abandi bayakoresheje mu gusana amazu yabo batuyemo. Tugarutse kuri bije y'uno mwaka, aya mafaranga ukurikije imikoreshereze y'amafaranga, ese y'amafaranga ubona hari aho yakuye abaturage naho yabagejeje, cyangwa se mu mboni y'amaso yawe uko ubibona byakagombye kugenda? Twe niko tubibona, twe turavuga uko tubibona. N'uburyo nagiye mbona commentaire z'uko byagiye bikorwa, habona harimo bagiye babyinubira, bakavuga ko mu baturage bakagombye gufata aya mafaranga abari bayakwiriye, kuko muri commentaire nagiye mbibona abari bayakwiriye atari bo batoranijwe kuyahabwa, ugasanga uwari wifite n'ubundi ariwe watoranijwe guhabwa iki, aya mafaranga y'inkunga ya Give Direct. Rero aya mafaranga atangwa te, uburyo atangwa mu bijyanye n'abayakwiriye cyangwa se abatayakwiriye, byo ntabwo ndi bubitindeho. Yego, ariko wenda mbivuzeho gatoya, nuko uburyo bwo kureba uyakwiriye. Yego, ni ubuhe se? Uyakwiriye se ninde? Icyo wakibaza, kuko iyo ugendeye ku marangamutima wumva ko uyakwiriye nyine ni wa muntu wa ntaho nikora. oya, njye ntabwo ariko mbyemera. Oya, nyine ugendeye ku abo banditse ibyo, abo banditse ibyo niko babyumva, bumva ko amafaranga akwiriye wa muntu w'umukene cyane, bamwe umwe kera bitaga umutindi. Ariko iyo ugiye aho bibera cyangwa se ugiye kuri tere, usanga abantu bayahawe bari muri icyo cyiciro n'undi ntacyo yabamariye. Gute kandi ukeneye amafaranga? Ndumva hari akabakuye abenshi ntabwo ari bose, ariko benshi muri bo babonye amafaranga bayapfusha ubusa, kuko wavuze uti bakoze imishinga yo korora, guhinga, gusana n'amazu. Bamuhaga amafaranga niba ari 1,200,000, sinibuka amafaranga baje. Numva bavuga ngo hari icyiciro cyagiye gihabwa byaterwaga n'akarere n'abaturage. Yego, bamuha miliyoni, we agafata, yari afite inzu y'icyumba kimwe. Yego, nayihengame, sibyo? Agahita afata ya nzu akayipavoma, akayishyiraho umucanga. Yego, na sima nkeya. Impamvu bivuze ngo sima nkeya ni uko uyu ugiye kureba usanga inyinshi zarahomotse. Yego, urumva? Hanyuma asigaye akabura inyama agateka akarya. uyu muntu mu by'ukuri yarakeneye ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo mu mitwe y'abanyarwanda benshi harimo ko kugira ngo ugaragaze ko wateye imbere
ni uko wambara imyenda mishyashya, sibyo, no kurya ifiriti n'inyama. Abenshi bari muri icyo cyiciro. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero aho nari ndi kuvuga ngo uyakwiriye. Ese uyakwiriye ntutekereza atyo? Hari ikintu nshaka kuvugaho hano. Aya mafaranga ya Give Direct waravuze ko hari abayahawe bari muri cya cyiciro cyo hasi cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ahabwa abantu bari mu cyiciro cyo hasi, ariko haba hasi hakaba no hasi cyane. Umwe mu cyiciro cyo hasi cyane rero aracyarwana n'imyambaro n'ibyo kurya, ntabwo yabasha gufata aya mafaranga ngo ayabyaze umusaruro amukure ku rwego rumwe amugeze ku rundi. Mu by'ukuri rero uwo muntu ukirwana n'ibyo kurya ntabwo afite ubushobozi bwo gukoresha amafaranga ngo yikure mu bukene. Ntabwo ayo mafaranga azamukura mu bukene, ahubwo azarushaho gukena cyane. Igikura umuntu mu bukene si ukurya, ahubwo ni ukugira ikintu cyinjiza andi mafaranga. Urakoze cyane. Aho rero nari igisubizo ngo wanditse ngo wayahawe ngo si wari uyakwiriye. Urumva ngo wayahawe utayakwiriye. Hanyuma ikindi cyabayeho, amafaranga bayapfushije ubusa. Ese aya mafaranga ubundi ahabwa umuturage ajyamanje gufunguza konti? Hari abantu badafite amakuru bumva ngo Give Direct babaha simukadi. Babaha simukadi. Simukadi ifite ho amafaranga kuri mobile money ayo ngayo nyine. Baguha simukadi iyo watoranijwe. Baguha simukadi kuri mobile money iriho amafaranga ajyanye n'ingano y'amafaranga umuturage yemerewe. Noneho n'icyiciro yaha mu byiciro bibiri. Icyiciro cya kabiri cyaza, ubwo icyo kiba kikaza nyine kuri ya nimero bakayohereza kuri ya nimero baguhaye. Okay, ariko abagabo barayanywereye, sibyo? Wavuze akantu ko kubaka. Hari n'abayabonaga bagahita batandukana n'abagore. Urumva? Yaba yabonye agahita acika umugore akagenda, akazagaruka yarayamaze, amafaranga yarashize. Kuko muri komantere nasomye ko amafaranga amaze gutangwa yatumye abantu benshi barushaho kuba abakene cyane kuruta kuzamuka. Bivuze ko abantu bayafashe babaye nk'abaremara mu gihe bari bayafite, bibagirwa gukora. Na kwa kundi bacaga ishuri baranasesagura. Barasesaguye. Niba umufundi icyo gihe umufundi byari 5 yari atarajya ku 8. Yego. Ariko waragendaga wajya kumwubakira akakwishyura 10. Uwo bayahaye akagurira 10. Kirashamwe muri abakena kira. Leta yagabuye. Akaba azi ko atazashira. Ni ibibazo nk'ibyo bigiye birimo rero muri sosiyete nyarwanda. Tumaze byo kugira byo kumenya uburyo bakoresha amafaranga. Nta mafaranga ni menshi cyane aje muri sosiyete yakagombye kugira icyo asiga. Izi miliyari 218 kuba ngo rero leta n'ubundi ntabwo baba ko yapfuye ubusa. Abo bakene nubwo nyine bakumye ari abakene, ariko hari abantu yagiriye akamaro. Ya Give Direct n'ubundi abantu bagombaga kuyihabwa ahubwo nyirize nibo bayagiriye akamaro. Nibo yarabagarukiye bayabyaza umusaruro. Nukuvuga ngo rero icyo mbona uko leta ikwiye kubigira kugira ngo bikunde koko ayo mafaranga agirira umumaro abo yakagombye kuwugirira. Yego, uburyo ubona byakorwamo. Leta yakakwiye kujya ifata ayo mafaranga, yavugana n'abo bantu bayatanga. Ni ukuvuga ngo leta ikavuga ayo mafaranga, kuvuga deja leta yo yamaze kuvugana na Give Direct. Ariko Give Direct nyine bayohereje mu baturage kuba ariyo ibihera. Yego, ni ibihera. Bakagombye kuvugana ayo mafaranga agahabwa leta, sibyo? Noneho leta igashaka ibikorwa biha akazi abaturage, kandi ibyo bikorwa bikazabikorwa bihoraho. Yego, vuga ngo niba ari nk'izi miliyari 218, sibyo? Izi miliyari 218 dushobora kuvuga tuti niba ari mu turere 3 tugiye kuyashyira. Dufite ikibazo cy'ubucucike bw'abana mu mashuri, bakubaka amashuri. Twubaka amashuri. Yego, cya gihe cyo kubaka bazagura amatafari. Amatafari mu birombe hazakenerwa amatafari menshi. Ababumbyi bazabona, kuko ababumbyi ni babaturage. Yego, urumva bazabona akazi.
na wa nyir'ikirombe azakoresha abakozi benshi abahemba. Noneho za shansiye zo kubaka amashuri bajye baha akazi bantu bagendeye bamwe twita abavenerable, yego bakwiriye ya mafaranga. Noneho hakabaho ikindi cyiciro kimwe cy'abantu b'abakecuru n'abasaza batishoboye, bariya n'undi basanzwe bari muri VIP, yego bya bihumbi 10 cyangwa 20 babaha buri kwezi bakabyongera bikaba nibura 50. Hakagira budget ijya muri VIP kugira ngo ikomeze ifashe abasaza n'abakecuru, babahe akantu kazamutse cyane, yego kisumbuye, kubera ko n'isoko ry'ibiribwa hanze nyine byarazamutse. Hanyuma abatishoboye bafite imbaraga bajye kuyakorera ku ishuri, bayakorere ku mashasi, bakorera ayo mafaranga n'abana babo ejo bahindukire bagire gute babenefisiye ya mashuri. Yego niko mbibona kuruta kuyabaha, kuko duha amafaranga rwose ntabwo abanyarwanda dufite impano yo gucuruza, ntabwo ari bose. ababikora burya ubwo ababikora ni abarusha abandi, urumva. Ariko iyo ugereranyije n'abandi bahandi, ugafata abeza bahandi, ugafata n'abeza bahano, nyine ntabwo tuza mu beza, hari icyo bita abeza mu beza, ntabwo tuza mu beza mu beza. Ufashe abeza bahano, abeza mu bucuruzi bahani iwacu, yego, ukabagereranya n'abeza bo mu bindi bihugu byateye imbere, ukabagereranya, abacu bari inyuma. Ariko twebwe twitwa underdeveloping countries, ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni ikibazo kuko umva nyine uko bimeze, uzima bari ikibazo nyine ni kuri business. Impamvu nyine kuri business turacyari mu nzira, hari ibyo tukibazo sinzira turirata. Iyo yashinze business akabona ari kubona abakiriya 100 ku munsi, arasa ahita arega intugu akumva ni igitabo, agatuza arakarega intugu, nyuma y'icyumweru babakira bose bakigenga. Dufite ikibazo cya customer care, cyangwa se wenda niyo bahaguma ariko ukabona ni bya bindi bimwe bitajya bigira gute bihinduka. Bivuze ngo rero kandi n'umwiza, ntabwo rero uzambwira ngo uzafata umuntu utarigeze ukore. Mwebwe mudukurikiye turabashimira ko mwamaze gukora subscribe, mukiyongera ku muryango mugari w'abantu badushyigikiye kandi badufasha bakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ariko nawe utarakora subscribe ntarirarenga, kanda aho munsi ya video ku ijambo subscribe, wibuke no kutwandikira muri komanteri kugira ngo tumenye icyo twahindura cyangwa se ibyo twakongera mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Turagushimiye. Uwiteka Imana akurinde kandi amahoro y'Uwiteka abane nawe iminsi yose. Umunsi mwiza. Amina.